komeza. Bakunzi ba David TV, muri iki gitondo ndabashuhuje, mugira amahoro y'Imana. Ikintu kinzanye rero muri iki gitondo ni ukubaganiriza ku makuru amaze iminsi acicikana bavuga ku bya David na Theoneste. Naramubwiye ngo bimwe mu bibazo biba ku muntu we nyirabyo abigiramo uruhare. Abantu munyumve neza, ntabwo nzinduwe hano no gusebya umugabo, ariko ngomba kubivuga nawe icyo kintu akakireka, kuko kimukururira kenshi abanzi bitakabaye ngombwa. Umugabo agira ikibazo cyo gukunda umuntu hahandi ashobora kunyambura n'ibyo naringiye guteka akabimuha, nge nkaba najya mu nzu nkaryama. Agira ikibazo cyo gukunda umuntu akamwimariramo, noneho akamwereka umuntu akantu kose amwatse akakamuhereza, byagera nyuma amaze gukena wa muntu ntiyemera yuko mugenzi we nta bushobozi agifite. Abagabo mu nyumva, kandi ubu ndanatatse, abagabo mu nyumva mumugira inama, inshuti ze abamukunda mumugira inama. Kimwe mu bintu bituma atarambana n'abantu ni ukwiyereka umuntu wese nta na gato yisigarije, akamukunda wese ku buryo ashobora kugira ate kumurutisha n'umuryango we. Iyo defa arayifite, ari nabyo byamubayeho k'uyu mugabo Theoneste. Theoneste twarakundanye, turakundana n'umuryango we, turakundana, turabana, ariko noneho ageze ahantu afitira ibintu akarundarunda, agaterateranya akarundaho. Ariko intangiriro y'ibintu byose, intangiriro y'ibintu byose ni umwana w'umuhungu batuzaniye aje gukora kuri cano. Muze kumbabarira abadukurikiye, mutanga ibitekerezo. Batuzaniye umwana w'umuhungu uje kugarura cano ya David yabuze. Mwese murabizi ko David TV ya mbere yabuze, yakuweho, barayisibye. Umwana w'umuhungu aza aje ngo kuyigarura. Ahageze bamubwira ko agiye kuzuza ibindi bintu, ngo za email, ngo akaziha amasekirite n'ibindi ngo abantu batazajya binjiramo. Ariko ikibazo nyamukuru, twe twari twamutumiyeho, twanababwiye bakizi neza, kuko ahantu hose twajyaga gukoresha iyi cana, Theoneste n'umugore we ntitwabasigaga, twarajyanaga. Bari bazi ikibazo nyamukuru dufite, bo bazanye umuntu bamubwira yuko tugira gute, ngo ashyiraho amasekirite, ngo hatazajya hagira umuntu winjira mu mayimeri n'ibindi. David arababwira ati ikibazo nyamukuru mfite murakizi, ni cano yanjye yasibwe, niyo nshaka. Nicyo kintu twaganiriyeho, murakizi, nicyo kintu twahoraga tujya gushaka. Twagitakajeho amafaranga menshi. Muhungu arakoze iminsi 3. Iminsi 3 umwana w'umuhungu ati iyi minsi 3 mugomba kuyimpembera 250. Tuta amafaranga tugomba kuyaguha, ariko twereka igikorwa nyirizina wakoze. Ngo nge ngo ntago naza ngo no kugarura cano zanyu zabuze, ngo ahubwo ngo nge naje ngo nje gushyira ama email kwa masekirite. Biraducanga, biratuyobera.
mugabo akaba yari yamuhaye amafaranga 80,000 amubwira ati nge nta yandi mafaranga nshobora gutanga ntarabona chano yanjye kuko nicyo kibazo nyamukuru mfite. Kandi mu bintu byose twavuganye na nyoko wanyu ari we Madamu Theoneste, icyo kintu nicyo twavuganye. Madamu Theoneste amaze kubyumva ati Davide ugomba guha umwana amafaranga kubera yuko ngo na muganga aravura ngo umurwayi yapfa agahembwa, ariko muganga ahemberwa ukwezi kandi muganga ibyo akora abikora nk'umuganga nyine. Wiza n'ubuganga muri tekinike kwishyura ikintu wakoreye, urumva kigaragara. Uzaza kunkorera umuriro tuvuge n'urugero uje kumpa amashanyarazi wesitara amatara n'ibindi, amatara nataka uzambwira ngo wesitaye n'inkwishyure, bibaho? Icyo ngicyo nicyo kibazo nyamukuru twatangiriyeho dupfa no kwa Theoneste. Bagashaka kwa muhemba icyo yaje gukora nyirizina kitarakorwa. Ari naho hantu bagiye bashakisha ibintu bamubeshyera barunda aho ngaho. Mwabyumvise kuri Mako kandi ku kiganiro cyatambutse ejo ngo Davide ngo yarambwiye ngo nkihura nawe ngo yarambwiye ngo hari abantu ngo yahaye Kayumba Nyamwasa ngo abajyane mu gisirikare, ngo ariko abo bantu ngo Kayumba yahise abohereza mu Rwanda ngo barabica. Tena noneho arongeye kandi ngo aramubwira ngo naza ajye gukorera abo bantu, naza ajye gukorera uwo muntu. Icyo kintu kirashoboka? Wabwiye umuntu ko hari abantu watanze bakicwa, none tena urahindukiye ugiye kumubwira ngo ngwino nkujyane hahandi bisha abantu. Icyo kintu murumva gishoboka? Muze gukurikirana iyo nkuru yayitanze kwa Mako kandi noneho hari amaudio, hari za video ari gutanga ngo Davide ngo ari kumugambanira, ngo ari kumugambanira ngo ahantu atuye ngo ari kohereza abantu ngo b'imbobo ngo baza kureba inzu. Kuri icyo kiganiro cyo kwa Mako muri buze kuhasanga amagambo nyirubwite nyiri icyo gipangu arimo yivugira avuga ko inzu iri ku isoko. Aha hantu ntabwo bavuze ngo abantu ngo bari kujya gushaka inzu ngo bambaye nabi. Abantu binaha ntabwo bambara neza, abagabo nibo ndi kuvuga, ariko abagore bo bapfa kugerageza. Umugabo ushobora kumukura mu modoka ye asohotse ageze nka hariya ukaba wamukubita ugira ngo ni mayiho. Niyo myambaro yabo, niyo myambaro yabo, ni iki? Niyo mibereho yabo, nuko bibereye. Ntibashaka kwiyerekana cyane, nuko bameze, nuko nababonye. Urumva birangiye ati David ari kungambanira, yafotoye udufoto tw'abantu ngo bari kuza kugereka iyo nzu ngo bayigure, ashyira hari ati aba ni abantu David ari kohereza. David ni umukomisiyoneri muri iyo nzu, ni umukomisiyoneri. David ko atazi ko atavuga urugande, ahurira he n'abagande baje kugura koko? nta namba ahurira he n'abo bantu baza kugura aho ngaho? Nimero ya nyirinzu twayitanze kwa Mako kandi irahari. Umuntu ubishaka amubaze ko iyo nzu itari ku isoko, ariko twe ntituri mu baguzi baguriye inzu Theoneste ari kandi yayigiye mazi ko iri ku isoko. Cyo kintu arakizi. Noneho birongeye ku isoko
none se koko hari abantu bari kujyayo bajya kureba inzu iri kugurishwa iriya nzu iri gushaka angahe kangahe 35 z'amashiringi okay none se iriya nzu ifite ibyumba bingahe zombi imwe ifite 3 indi ifite 2 okay aha none se muyigurisha kirimo abantu igihe cyabo cyararangiye barenda kuvamo okay urakoze rero ku makuru duhaye ni ukuri umuntu w'umugabo ukomera ntuhagire umuza ubwo Peter ngo barakubwira mbaye inamba yawe mwabyumvise ko iyi nzu iri ku isoko nyirayo arabyivugiye umugabo ati David ari kohereza abantu kugira gute ngo bamabandi ngo gushaka kumushimuta nyabuneka ni mushishoze nk'abanyarwanda murabizi namwe ko iyo umuntu akwanze aguharabika ibintu byinshi kuri mako kandi yongeye aravuga ngo uwo mwana wari urimo adukorera kuri cano yaje gutaha ubu ari mu Rwanda ngo yakoze impanuka ngo harimo akaboko ka David cyangwa yatumyeyo n'akaguru mu by'ukuri mumbabarire mwumve iki kintu abanyarwanda turaruhijwe noneho umuntu akakubwira ngo muri ku rugamba murafatanyije ariko niwe muntu wa mbere uri kuranga ahantu turi hari ikindi kintu abantu bakomeje kubaza ndetse na Mugirente yakivuzeho ngo David wacu ngo David tuzi ngo wabaga hehe muri Kenya umuntu afite uburenganzira bwo kukubeshya ahantu ari cyane yuko ubuzima bwacu bugeramiwe uri kumva nshobora no kukubwira ko ndi muri Amerika ibyo ni uburenganzira bwanjye ariko noneho mwe muri bantu ki muri kuranga ahantu umuntu ari murakorera nde ese koko turi kumwe ku rugamba ese koko urihishe ukaba uvuga ahantu mugenzi wawe ari inyungu ufitemo ni iyihese niba utari umugambanyi icyo kintu wakivugiye iki urashaka ko bigenda bite ku buryo uri muranga ahantu ari birakungura iki kuba yarababeshye ko ari muri Kenya akabibabwira nanjye nabikubwira nanjye nshobora kukubwira ko ndi no muri Amerika kubera umutekano wanjye icyo umuntu wese afite uburenganzira bwo kugikora hari umumama iki kibazo cya Theoneste kimaze kuba na David cy'amafaranga hari umumama ndabanza mbahe nimero ze noneho ndaza gukurikiraho mbahe na audio yoherereje David nk'umuntu wari ugiye kumuhuza na Theoneste iyo nimero ni akamenyetso ko guteranya 190 22 10 64 09 reka nze mbumvishe amagambo wubwe yivuganiye na Theoneste arangije yoherereza David audio ariko yatanze amakuru kwa Mako yuko ngo hari amafaranga David yagize ate yariye ya Theoneste mw'abanyarwanda mwe mureke guteranya abantu niba utari gukorera agatsiko witeranya abantu kandi Mako yabimubajije
ahita avuga yuko ngo aya mafaranga yaciye ku nimero ya Theoneste, yaciye ku nimero ya Theoneste. Nawe kandi se David yamushoreje ijisho ajya kuyazana. Ibi bintu murimo mugenda mufitira muterateranya muhiga ubuzima bw'umuntu, murashaka iki? Reka mwumve iyi audio yoherereje David bamaze kuganira, mubwiye ikibazo afitanye na mugenzi we, noneho wakahita hamagara bakaganira, aza kutubwira umwanzuro bavuga ibintu bavuganye. Reka mwumve. David, ngewe maze kuvugana na Theoneste, ambwira ko ngo muri ayo mafaranga uvuga 1,100,000 ngo ugomba kuvanamo 400,000 ngo baguhaye ngo umuterankunga abohereje amafaranga y'ibyangombwa, noneho ngo ukavanamo n'ayandi 100 ngo umugore wawe yafashe ngo umuterankunga abohereza amafaranga yo kuriha inzu, ngo n'ibindi 150 wowe wafashe mwicaranye nyine ubwo kuri ayo mafaranga uwo muterankunga yari yohereje yo kuriha inzu. Urumva ko ari 650, sibyo? Ubwo nimba bari kurimo 1,100,000, ubwo urumva nimba hari 650 hadasigaye 450 cyangwa ntabwo ari uko bimeze. Mwamwiyumviye, uyu ni umumama wahamagaye kwamba ko avuga yuko ngo aje gushyira David hanze, ko hari amafaranga yariye ya Theoneste. Kandi uyu niwe David yitabaje amubwira ko mugenzi we yamuhemukiye, kuko yari asanzwe agira ate abavugisha bombi, abaganiriza bakiri kumwe, abona ibikorwa byiza bafitanye, akabaganiriza bombi, agahamagara umwe agahamagara n'undi, bose akabaganiriza. Ariko mwumvise ko yagiye kuvuga yuko ngo yabwiye Mako yuko hari amafaranga ya Theoneste David yariye. Nyuma bamubajije bati wayohereje kuyihe nimero? Ni ya Theoneste. None David yariye ati? Banyarwandakazi, David abantu baramuhagurukiye bari kumurwanya, ariko nanone ndagira ngo nsubiremo ko ibibazo biri kumubaho abifitemo uruhare, kuko niba adashoboye gufata umwanzuro, abantu b'abagabo mu mukunda, niba adashoboye gufata umwanzuro ngo akore ibintu bye bucece wenyine, arwana urwe rugamba, ibindi bintu abivemo, uzaza noneho azamukuraho igikana. Niba umuntu ashobora guhagarara hariya akavuga ngo ngewe bari kuntera kandi ndi kubohererezwa na David, nabahaye ibimenyetso byose bishoboka, nyirinzu yavuze, mwamwiyumviye. Ntabwo nzanywe no kubarambira, ariko dukeneye inama zanyu. Nubwo turi mu bibazo twishyizemo, ariko mwitujugunye, ntimudutererane. Turi mu kibazo cyatugonze, ariko iyo utari wamenya, iyo utari wahura n'ikintu, baravuga ngo iyo utaribwa ntumenya kurinda. Ubu umuntu agiye gufata umwanzuro, kandi umwanzuro umuntu azafata ntihazagira uvuga ngo David ko wahindutse cyangwa madamu. Ni ibintu byinshi nagiye mpura nabyo by'urugamba. Muri uru rugendo turimo nagiye mpura n'urugamba, ngaho ngo ni umujura, ngaho ngo ni iki, bintu byinshi, ariko abantu bakambwira bati madamu David none urabigenza ute? Ndabigenza nte kwiki? Imana ireba hiherereye. Niryo jambo ngiye gusorezaho. Ntabwo ndi bubarambire ngo mvuge ibintu byinshi. Gusa muri uru rugamba turimo, abantu bari kuduteranya, abantu baraducangaranya, abantu baraducayutsa. Urumva? Umuntu akaba atahagarara ku kuri kw'ikintu yavuze.
ariko nge nzasubiramo ikintu nakubwiye nkisubiremo nkivuge. Dukeneye ibitekerezo byanyu, dukeneye inama ku muntu wumva adukunze, dukeneye inama. Reka mbareke ndekera aho ngaho, kwari ugusobanura ku bintu byinshi bigenda biba ku muntu kandi mu by'ukuri yabyikururiye. Ariko ubu ngubu noneho ntekereze yuko uyu mugabo yaba amaze guca ubwenge. Mako yavuze ijambo ngo David byerekane yuko udafite iki, udafite impano yo gukundana n'abantu, yo kubana n'abantu. Niko yabivuze. Nabihagarike, kuko umuntu ntago ari ufite ubuzima bwanjye mu biganza, ahubwo ubuzima bwanjye bufitwe n'Imana. Kandi ibi byose abantu bakora, bajye babikora bazi yuko n'imbere dufite n'urubanza. Umuntu aracabiranya agacabiranya yamayera igihumbi y'inkotanyi, umuntu akayakubita aho ngaho, araburira kuri kimwe akajya ku kindi. Araburira kuri kimwe akajya ku kindi. Yavuze ko nta deni turimo, kandi yavuganye n'uyu muntu, uyu ni umuterankunga we, yavuganye nawe amubwira yuko hari ayo yaduhaye. Icyo kintu si cyo cyari gikenewe bavandi, tukicara tukabara tukamenya ngo asigaye mwaye. Ese ubundi twari bumwice? Ese ko niba David yaramubwiye ati ikibazo cy'uwo mwana urimo umbwira nishyura, uwo mwana urimo umbwira nishyura, atararangiza ibyanjye, kora muyo mfitiye ubu umuhaye agende. Yaba yarayamuhaye. Noneho arahindukiye ati David ndimo miliyoni, ngo namuhaye ngo ambwira ko ngo ari mu ngendo, ngo ari kuva hehe, ngo ari kuva muri Kenya, ngo muri Kenya, ngo muha miliyoni. Batise urazimwishyuza, ngo reka da, ngo yambwiye ko ari ay'uruge. Umva impuhwe z'umugabo. Imana ikubabarire. Wambwiye ko wabaye pasiteri, wambwiye ko wakoreye Imana, ariko nta n'ukeza abami babiri. Ntabwo waba umukozi wa Kagame ngo unakorera Imana bishoboke. Pasiteri w'umupolisi ntabaho. Ujya gucinyura abantu kwa Gacinya ukaza ukajya hehe kubwiriza. Ibyo bintu ni wabifatanya. Ibyo bintu ni wabifatanya. Mesa rumwe umenye ngo uri gukora ikintu kimwe. Kandi niba koko turi ku rugamba, ukaba wumva kuri ku rugamba, va mu matiku. Bya bindi si wowe wari uri kubwira abantu ukuntu FPR yitera ibisasura, none nawe wizanishishwa abantu ngo David yanteye. Mu izina rya Yesu, David agutera agushaka wiki. David ari kugutera agushaka wiki. Ufite iki mu nzu yawe David ari kugutera ashaka? David ni igisambo, David ni umwambuzi, David ni umujura. Mbese mwamuboneye amazina, ariko mumenye yuko ibuye ryanzwe niryo rikomeza imfuruka. Iyo ni ijambo ry'Imana, si nge wabivuze. Ngo dore ibuye abubatsi banze, ngo niryo rikomeza imfuruka. Wagize ngo sura urugamba Imana irushyira ku muntu usidakunze, ahubwo niba wicaye nta n'ikigeragezo ufite, nta n'ubwo Imana ikuzi. Ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ariko ubizana azabona ishyaka. David yagufashe neza, David yakugiriye neza. Yewe mu minsi twabanye nawe nabonaga wambaye umwambaro mwiza, koko nabonaga hawuzingiye inyuma usa na pasiteri koko, ariko ntabwo narinze akari ku mutima.
ariko wagasohoreye abanyarwanda, akuzuye umutima agasesekara ku munwa. Iyi defo y'uyu mugabo mbivugiye kuri kamera, iyi defo y'uyu mugabo yo kugenda nkururira abantu nyuma bakanzanaho intambara, tuzabipfa. Ntago nkunda gushoza intambara, nta nubwo ndi umunyamahane, ariko David ndabimusezeranira, ndagusezeranira isezerano rivuga ngo umunsi wongeye kugira abantu nkururira, nguje kubacisha ngo hano ngo